Yerusalemu tuzayigendagenga, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Iyi ndirimbo nabaririmbiraga ntabwo ari indirimbo, ni chorus twaririmbaga mbere yuko twinjira mu ishuri. Turirimba ko Isirayeli nyine ari ubutaka bw'isezerano, turirimba ko natwe turi abanya-Isirayeli, turirimba ko Isirayeli nyine tuzayigendagenda kandi ko ari ubutaka bw'amahoro. Ibi rero twamaraga kugera muri classe, hari umuprofeseri watwigishaga wahitaga tubwira duseka cyane, akatubwira ati Isirayeli mwirirwa muririmba ngo n'umurwa w'amahoro, muza amabombe ahora aturikayo. Muza amabombe aturika muri Isirayeli, muzi ubwicanyi buhabera, muzi ubugome buriyo. Tukamuseka cyane, ariko with time ugenda usobanukirwa ukamenya ibijya mbere. Reka tuganire rero kuri ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa muri Gaza na propaganda zikomeje gukoreshwa cyangwa se zikomeje gukorwa na There is a Rist Man. Uyu mugabo muramwibuka. Nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugirira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero nyuma yo kuririmba uko tuzatambatamba Yerusalemu nk'umurwa w'amahoro, uko tuzayigendagenda, umuprofeseri yaradusekaga cyane, ariko mu by'ukuri nanjye aho nabaga nicaye muri classe, kuko icyo gihe naririmbaga muri korali, numvaga koko ndi umunya-Isirayeli, utanabimbuza utanambwira uburyo ngewe ntari umunya-Isirayeli. Numvaga ndi umunya-Isirayeli mu mwuka, ndi umwe mu bwoko bw'Imana. Urumva rero ni propaganda ikozwe n'amadini yose. Navuga ko avuka ahangaha muri ubu burasirazuba bwo hagati. Amadini yose nk'uko twabiganire mu kiganiro cyashize akomoka kuri Aburahamu, ariko ntibivuga ko mu bindi bice by'isi nabo bari bafite imyizerere yabo. Ngewe naraje ndetse ngera ku myizerere yacu nk'abanyarwanda, ibereka ko mu Rwanda Imana yahozeho, kubera ko ijambo Imana ni ijambo riri mu Kinyarwanda, ni ijambo ryahozeho na mbere y'uko umuzungu akandagira hano. Twarabiganiriye, tuganira kuri Gihanga wahanze u Rwanda n'abanyarwanda, tuganira ku mvugo ivuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha u Rwanda. Ibyo ni ibintu byatwerekaga ko ahubwo abanyarwanda turi ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwose buba bugomba kwishyira imbere. Niko ngewe mbibona, ni nako byahoze no muri Bibiliya, niko bimeze mu moko yose uzasoma muri Bibiliya. Nkatwe abanyarwanda ntibyumvikana uburyo ufata urusengero ukagenda hariya kuri altari ukamanika idarapo rya Isirayeli. Kubera iki umanika idarapo rya Isirayeli kandi igihugu cyawe nacyo gifite idarapo? Ese ubwo ntabwo uba wemera ko muri abantu mufite mwaremwe n'Imana? Ntabwo uba wemera ko muri abantu muzajya mu ijuru? Ari ibintu byinshi utemera. Uvuga ugomba kubanza kuba umunya-Isirayeli, ukabatizwa, ugafata izina ry'abanya-Isirayeli kugira ngo uzajye mu ijuru. Uyu munsi rero turabibona mu bikorwa by'abanya-Isirayeli, cyangwa se mu bikorwa tujye dutandukanya ibintu. Tuvuga kuri iki kibazo cya Isirayeli, tujye dutandukanya ibintu, kubera ko ibintu bikorwa na leta y'abanya-Isirayeli ntabwo bivuze ko bikorwa n'abanya-Isirayeli. Ni n'ikintu abasesenguzi benshi bakunda kwitiranya, kigatuma badasobanura ibintu neza, kubera ko abanya-Isirayeli bose ntabwo bashyigikiye ubwicanyi buri gukorerwa muri Gaza.
nabo bita abazayonist. Abazayonist rero nibo bameze nabi cyane, bumva ko abanyapalestina bose bagomba gupfa bakavaho kugira ngo ubutaka bwose babwigarurire. Niyo myumvire y'abazayonist, ntabwo ari imyumvire y'abanyayisiraheli bose. Rero akaba ari ibintu bihabanye cyane n'ibintu twagiye twigishwa mu madini twagiye tunyuramo na hehe hose. Ni ibintu by'uko bariya kubera ko bigishaga ubwoko bwabo babushyira hejuru. Uko nujya no kureba no mu bukoroni abanyamerika bagiye bakorera abantu, bakoresheje Bibiliya kugira ngo berekane ko umwirabura yaremewe gusavinga umwere. Ni ibintu byakozwe mu bwenge bwinshi cyane, kuko nubona amafoto y'Imana ukabona amafoto ya Yesu, ni amafoto uzabona ko ari abantu b'abazungu beza cyane. Nibakwereka shitani, igihe cyose shitani bazakwereka shitani n'amadayimoni, nta dayimoni y'umuzungu ibaho, nta shitani y'umuzungu ibaho. Ibyo bintu byose biri mu ibara ry'umukara. Ibyo rero ni ibintu biba byaranyuzwe mu nyigisho z'igihe kirekire, bikatujyamo mu mitwe yacu, bigatuma noneho tubifata nk'ihame kandi atari ihame. Nkaba numva ko rero ari ibintu tugomba kujya dusesengura cyane, kuko iyo ukiri muto, ukiri mu madini nyine nawe uba wumva uri umunyayisiraheli. So ibintu rero bikomeje kubera ngaha muri Isiraheli ni ibintu wavuga ko propaganda za Netanyahu zikomeje kugira ibibazo bikomeye cyane, nyuma y'uko izi mbohe zirekurwa na Hamas. Bakomeje kugenda bavuga ubumuntu Hamas yabagiriye, uburyo Hamas ari abantu beza cyane, uburyo baganiriye nabo. Wa mukobwa yavugaga uburyo bagaburiye imbwa ye ikabaho neza ahangaha muri Gaza, ndetse aba basirikari ba Hamas bakajya banayihehera ahantu yitumye, bakahagira neza, akongera hagasa neza. Nko mubizi abasiramu ari abantu bagira isuku cyane. Ibi rero ni ibintu byakomeje kubabaza cyane Netanyahu, byakomeje kumubabaza cyane. Bamwe banze guhura nawe, abandi bamukatiye, so abandi yababujije guhura n'itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo uyu mu propagandist uvugira ingabo zabo we byamucanze. Urumva abantu propaganda ziwe zose ntabwo ziri gufata. Ibintu byose arimo kugerageza gukora ntibiri gufata. So njyewe narababwiye iki kibazo cya Palestina na Isiraheli ni ikibazo kizarangira Isiraheli itsinzwe iyi ntambara. Ni ikibazo kizarangira Isiraheli itsinzwe, kubera ko ubwicanyi iri gukora ndengakamere buri gusigara mu mitwe y'abantu, buri gusigara mu mateka. Ni ukuvuga ngo amateka ejo azavuga iki? Ese aba Bapalestina bo barapfuye barashira? Ese bene wabo b'Abarabu bo umujinya wabo uzagarukira ejo cyangwa ejo bundi? Ese kwiyubaka kwabo nikumara kugerwaho, Isiraheli yo irumva ko izabitekanye? Kubera ko ushobora kumara, Isiraheli ni igihugu cyagiye kibaho kikabaho imyaka 1000, kikamara indi myaka 2000 kidahari, kikongera kikabaho imyaka 1000, kikamara indi myaka 1000 kidahari. Ni amateka y'abanyayisiraheli kuva. Nubwo nababwiye ko ntemera Bible, ariko nimujya muri Bible byose muraza kubibona. Uburyo Moses yaje kubacyura abavana mu Misiri, uburyo Dawudi yarwanye na Goliyati abakiza abo bitaga Abafilisitiya, uburyo n'abahanuzi benshi Imana yagiye yohereza abanyayisiraheli, cyangwa se n'abantu benshi Imana yagiye yohereza abasiraheli kugira ngo babakure ahantu mu buretwa bari barimo. Ari nayo mpamvu na Jesus kugeza uyu munsi, nubwo twe tumwemera cyane tukanavuga ko turi ubwoko bwa Isiraheli mu mwuka, abanyayisiraheli ntabwo bamwemera, kubera ko Jesus aza ngo yaje yigisha ngo umuntu nagukubita urushyi uzahindukire agukubite n'ahandi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu by'Abayahudi. Ibyo ntabwo ari ibintu by'abari bategereje umuntu uza agakubita Abaromani, kuko murabizi muri kiriya gihe cyo mu mwaka wa 0 cyangwa se batangira kubara, Abaromani nibo bakolonizaga iyi Isiraheli. Nabwo abanyayisiraheli benshi bakuwe hariya bazanwa, kuko nyuma y'Abaromani Isiraheli yaje kuyoborwa n'Abarabu, abo bita Abatirke Ottoman, bahise bafata aka gace kose. Ibyo rero ni ibintu bivuga ngo igihe cyose Isiraheli na Palestina bitabanye neza nk'ibihugu, ngo habeho igihugu gifite imipaka bazi ngo igarukira aha,
iki ngiki kikagira imipaka igarukira ahangaha, ahubwo ugakomeza gutuma abantu bajya mu kintu nakwita umujinya w'indengakamere. Ni ikintu nge numva ko kitari cyiza kuri Isiraheli, kuko uyu mujinya byanze bikunze igihe cyose aba barabu bazagirira imbaraga bakigaranzura Isiraheli izahahurira n'ibibazo bikomeye cyane cyane. Rero kugeza uyu munsi abanya-Isiraheli basigaje imbohe 135, basigaje imbohe 135, akaba ari izo mbohe zisigaye batari basubiza muri Gaza. Ibyo rero turakomeza turebe, kubera ko abafunguwe baravuga ko Netanyahu atari gukora ikintu na kimwe kugira ngo bari abantu batahe. Netanyahu akavuga ko uburyo barashemo Gaza ariyo ubwo bwatumye babohora bariya babashije kubona, akavuga ko nibakomeza kurasa bari bubona abandi, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari politiki y'aba-Zionist cyangwa se ya Netanyahu na leta yiwe yo kumaraho abanyagaza, kandi abafunguwe na Hamas baratangaza ibinyuranye kandi bituma abanya-Isiraheli benshi babasha gusobanukirwa ibiri kuhabera. So rero iyi ni Waka Waka. Iyi nkuru narababwiye ko ni inkuru y'imbabaza ikanananira kuyivuga, ni nayo mpamvu mwumva sometimes ntabwo biba biteguye, ntabwo ari ibintu mba nateguye, ni ibintu nza nkababwira nkavuga ati ibintu nabonye ni ibi ngibi kandi byambabaje kuri uru rwego. So nibutse iyo korasi twaririmbaga nimugoroba, ndavuga ati uyu munsi ndaza kuyibaganiriraho mbabwire n'uburyo uyu muprofeseri nyine yabitubwiraga tukamuseka ntitumwumva, ariko uyu munsi tukaba twumva ukuri, kuko n'iryo dini naririmbagamo muri korari narivuyemo, nta bintu by'amadini mbamo, nta biki. Iyi podcast ndabona irashaka ko iyi podcast ibi y'abantu bavuye mu buyobe, batakiri mu buyobe. Amahoro kuri mwese rero.